murakaze neza mu kiganiro Tree Talk muri kumwe nanjye Nafe. Uno munsi rero twanyarukiye mu Gatenga aho twagiye gusura bamwe mu banyempano twabashije kubona. Nawe dufasha mutwige miriwe neza. Miriwe? Yego mutwibwira. Nitwa Kabari Valence. Yego. Aba mu gihugu cy'Ubufaransa. Yego. Burengerazuba bw'Ubufaransa. Yego. Valence duherutse kuganira n'abantu batandukanye, tuganira n'abantu benshi bafite impano zigiye zitandukanye, ariko ejo bundi twagiye tubona umunyarwanda witwa Yakorewe yanditse igitabo. Nawe tugiye kubona tubona wanditse igitabo. Ni iki cyakujemo kugira ngo wandike kino gitabo? Cyajemo kugira ngo nandike igitabo byatewe n'amateka yanjye. Yego. Amateka ariko n'ubundi turiho abanyarwanda benshi, nuko amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Jenoside yabaye ndi mutoya, noneho rero biri mutoya cyane cyane nkiri mu Rwanda, numvaga ntafite navuga amakirito yo kuba narakoza natemuye cyangwa se navuga ubuhamya bw'ibyo nabaye. Ubwo rero nyine naje kwandika igitabo aho nari maze kugera ahantu mvuga ngo maze gukura bihagije uburyo nshobora kugerageza kuvuga histoire yanjye mu buryo wenda butawana n'uwari ukuze muri icyo gihe, ariko nanjye mfite icyo kuvuga ubuzima bwacu duhuye nk'abanyarwanda. Valence, hari uburyo bwinshi ushobora gukoresha uvuga amateka yawe. Hari abaririmba, hari abatanga témoignage kuri radio. Ni iki cyakwesbiye cyane kugira ngo wandike? Urebye kuva Jenoside irangira, kuva maze kugira imyaka y'ubukure inyemerera kuba nakora ibintu navuga ku giti cyanjye, ntago nigeze mpagarika kuvuga ubuhamya bwanjye, kuko ni mu Bufaransa nabikoraga abajyaga mu mashuri, twabikoraga via association ihuza abarokotse Jenoside n'abandi bose barwanya Jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Ubwo rero narabikoraga, ariko nkabikora mu bundi buryo. Kwandika igitabo rero cyane cyane byaje ari uko maze kugira umuryango, maze kugira umugore, ngiye kubyara. Ndavuga igitabo ni urupapuro, ni ikintu kigumaho. Nuko iki gitabo ndavuga ni igitabo kizaherekeza umuryango wanjye, ariko nanone gishobora no gufasha n'abandi duhuje amateka, noneho nabo bafite abana. Kuko n'iki gitabo uburyo cyanditsemo public navizaga vraiment urubyiruko rwavutse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, cyangwa se n'abandi barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bakiri bato batumvaga ibirimo biraba. Nibo navizaga, kuko natekerezaga cyane cyane uburyo amugani ujya gutera uburezi arabwibanza. Natekerezaga cyane cyane njyewe n'umuryango wanjye n'abazankomokaho n'abo tubana, kuko n'umudamu wanjye utari umunyarwanda. Navugaga ni uburyo nanone bwo kumuha histoire yanjye, ariko mu buryo buhoraho, atari ukuvuga ngo uyu munsi ndamubwiye yaba kuri radiyo cyangwa ahandi birarangiye. Igitabo uragisoma, ukakibika, ukagitiza undi akagisoma, gutyo gutyo. Igitabo twabonye cyitwa Viva. Kubera iki wahisemo kucyita Viva mu Kinyarwanda mu buzima, right? Kubera iki wahisemo kucyita ubuzima? Nakise Viva cyangwa se ubuzima, cyangwa se kubaho, cyangwa se kuko mbere titre ya mbere ubundi yari ntacyo kibaye, kuko ni ijambo umusirikare Inkotanyi waturokoye yatubwiye akitubona ahantu twari twihishe. Noneho de toute façon mpaga imbaraga cyangwa se ingufu zo kwandika igitabo bwari ubuzima. Niyo mpamvu no mu gitabo ikintu kigarukamo ni ubuzima, kubaho neza, kugerageza nyine gukomeza kubaho. Ni ibintu twagiye twumva nyuma ya Jenoside buri gihe. Niba tugiye muri commémoration, igihe cya commémoration, igihe cya mu kwa 4 muri Mata, buri gihe yaba ubuhamya, yaba utanga ubuhamya, yaba bavugaga amadisikuru, yaba abayobozi bose hagarukagamo icyo kintu cyo
kubaho no kubaho neza kubaho. Niyo mpamvu rero igitabo ni titre viva, ni titre abankoreye iki gitabo, ni ukuvuga maison d'édition nibo bahisemo iyi titre kubera ko nicyo kintu ngo basanze kigarukamo cyane mu byo mvuga. Nanjye rero usanga ari titre ijyanye kabisa n'ibyo nshaka kuvuga, naho nshaka kugera, naho nshaka kugana, ndavuga iyo niyo titre. Nagerageje gusoma amwe mu mapaje nabashije kubona kuri iki gitabo, ariko mbona hari ikintu cyankozeho cyane muri cyatumye nifuza ko uri umubyeyi kuri uno munsi. Hari ababyeyi bamwe cyangwa abantu bagiye batandukanye bakura babwira abana nk'ikintu kibi, kuko mu kintu nabashije kubona uvuze ko ufite nk'imyaka 6 ndibaza, aribwo wajyaga gukina n'abandi bana bagatangira kwita amazina atari meza bagutuka. So ni iyihe nama wagira abantu cyangwa like batucaye cyane, cyangwa wabwira amagambo akomeretsa abana cyane cyane? Icyo nababwira ni uko bamuganiye muri iyo myaka 6, 5 aho ukina uri hafi y'ababyeyi, abana bakubwira amagambo agukomeretsa, washaka noneho kugira ngo ni nko kubarega kubibwira ababyeyi noneho nabo aho kugira ngo bakubwire cyangwa se bahane uwo mwana kuko nicyo kiri normal, ahubwo nabo bakakumvisha yuko ari ngombwa ko ntacyo ugomba kwibaza. Icyo nabwira abantu babwira abana batoya ni uko icyo ubwiye umwana muto arakigumana, kandi byanze bikunze kigera ahantu kikazasohoka. Ushobora gusohoka mu buryo bubi kuri uwo nguwo wabibwiwe, ariko none gishobora no gusohoka mu buryo bubi kuri sosiyete abantu, cyangwa se no kuri uwabimubwiye. Ibyo nk'ababyeyi wenda byo guhana abana n'iki. Ni ukuvuga ngo icyo dukorera abana tujye twitonda, kuko umwana byanze bikunze arakura, umwana aravuka agakura, kandi umwana yubakwa n'ibyo nyine tumubwira n'ibyo tumuha. Ubwo rero ni ukujya dukora attention ku byo duha umwana, kuko byanze bikunze niba ari byiza bizajyana tugaruke muri buryo bwiza, niba ari bibi nabyo byanze bikunze nibitatugaruka kuri twe bizagaruka ku bantu. Gerageza utubwire mu ncamake igitabo ku bantu bataragisoma cyangwa ku bakeneye kugisoma, nyine ubacire mu mayange ibyo wanditsemo. Ibyo nanditsemo iki gitabo, ibyo nanditsemo nagerageje kwandika, kuko njya kucyandika nabanje gutekereza, ndavuga se nyandike nka témoignage yanjye uko uyu munsi nyumva, kuko hari uburyo mbyumva bitandukanye nuko nabyumvaga icyo gihe. Niho ndavuga uti ngiye kugerageza kubyandika nk'uko nabibonaga icyo gihe. Kuvuga ngo umwana ubona ababyeyi bamubwira ati duhunge, utazi icyo uhunga, umwana wabonaga abantu bapfa, wibaza deja ntazi n'ubwoko aho dutandukaniye, abo n'inshuti zanjye, bamwe ngo bitwa abahutu abandi turi abatutsi, ntayiberwa naho bitandukaniye. Ari naho mbivuga mu gitabo mvuga yuko njyewe nari nzi yuko ubwoko umuntu abufata amaze kugira ubukure, nuko agiye gushaka irangamuntu, nari nzi ko ariho uhitamo ukavuga uti njyewe mushyire mu irangamuntu yanjye. Donc nkibaza impamvu ababyeyi banjye bahisemo ubwoko buri danger bushobora kuduteza n'ibibazo. Donc ibyo byose niko nicyo nagiye mbyandika, uburyo nabyumvaga icyo gihe, noneho kugeza naho nkomeza nyine nkavuga ko Jenoside yatangiye, aho uko twahunze, uko nahunze, uko ababyeyi banjye bapfuye, abo nashoboye kumenya uko bapfuye, na nyuma nyine aho ngaho inkotanyi ziturokora, na nyuma ya Jenoside ho gatoya. Donc nagerageje kurakonta histoire yanjye, ariko mu buryo nanone nashakaga uburyo bworoheje, uburyo igitabo gisomeka, gisomwa na buri wese, kuko nari mbizi neza ko abanyarwanda twebwe tudagira muri criteria tutakunda gusoma, dukunda kuvuga inkuru. Nayo mpamvu no kucyandika cyanditse nk'inkuru, ku buryo umuntu ugifasha atangiye kugisoma yumva ko ari umuntu urimo uramurakonta histoire, atajya kwirotwa mu bintu wenda mu magambo akomeye.
nahisemo kudakoresha igifaransa gikomeye uburyo n'umuntu w'umwana ugitangira kwiga ururimi ashobora kugisoma wenda akaba yabyumva nubwo takumva bikaba ari bikeya ariko ku buryo yabyumva ni histoire nanone mu buryo budakomeye cyane ko hari témoignage umuntu yumva kumva n'ubwoba agerageza uburyo bitatera ubwoba memo abagisomye bagiye bambwira ko hari n'ahantu bagera bagaseka donc nibyo nashakaga nanjye nashakaga ibintu umuntu yumva kandi bitagoye cyane nuko ndumva sinzi niba nasubije ikibazo neza Vanessa mu kinyarwanda cyo baravuga ngo utero urezera bw'ibanze kuki utabanje kwandika mu kinyarwanda ikibazo kiza cyane impamvu rero ntanditse mu kinyarwanda ni kwa ko nandika ni nkaho hari abantu vraiment nashaka gusubiza cyane cyane hariya mu Faransa ahantu nabagiye mba mu duce dutandukanye twakomeje abarescapés bose bari barabizi abo twabanye barabizi nabo tubana ubu ngubu nibyo dukora tigeza nka association yibuka ikora akazi kenshi kandi gakomeye ndatekereza andi association y'aba diaspora bari hariya ndatekereza meme na ambassade n'ubu bagerageza gukora iyo dutegura nka commémoration iyo dutegura za Rwanda Day ahantu hose ni abantu bakora cyane noneho natwe rero twajyaga dukora icyo kintu cyo kuorganiza commémoration dufite rero inshuti zacu twasanze hari ahantu rero ugera ugasanga meme n'abantu uzi n'abantu nzi mu Faransa nkasanga nabo benshi kurusha ubu nabo nziranye nabo mu hari abantu hariya nashakaga ni muri urwo rugendo rwo gukomeza navuga nko kurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside ko nicyo kintu cya mbere nihaye inshingano ni ukurwanya ingengabitekerezo ya Jenoside aho yaba hose n'ivangura aho ryaba riri hose niyo mpamvu no mu Faransa yaba n'amasosiyasiyo yandi arwanya ibintu by'ivangura nkunda kujyayo nkunda gukorana ni ukuvuga ngo rero igitabo cyari kigenewe cyane cyane urubyiruko rw'Abafaransa ubu ngubu igitabo cyanjye barakiga mu mashuri amwe n'amwe mu Faransa ubu ngubu mu bice bya region Honor hari amashuri imwe yagitangiye kukiga ni ukuvuga ngo nibo cyane cyane navuze bishatse kuvuga yuko rero navuze ngo reka nyandike mu Gifaransa noneho nyuma ahubwo ushobora no guhugurwa mu Kinyarwanda tubwiye neza ko wiganjije cyane kunoza ariko njyewe ntangira kugisoma nabonyemo aho mwavuze yuko mwagize inspiration cyane muri kubikura mu abapsikologe mwagiye muganira ese hari bamwe mu bantu bumva ko babaye tumanzi gusenga ese bibeleze ko ushobora kuruhuka ari uko basenze ntabwo mbishe ikibazo ushobora gukanguka hari uburyo abantu baruhukamo hari nk'abantu bandika bakaruhuka so wowe wagiye mu kubona na psychologue mukaganira binatuma ugira inspiration kwandika ese hari n'abatekereza yuko mu gusenga bashobora kuhabona ibisubizo ese if you believe in that cyangwa ndabyizera urabyizera njyewe nemera yuko mu nzira iyo ari yo yose umuntu ashobora kuruhuka gusenga buriya n'abantu bandi bo twita abantu batizera Imana barahari benshi tubana nabo batizera Imana bakunda ibintu bita meditation buriya nayo rega ni nko gusenga nuko gusenga ni kugerageza ni nka connection connecta n'Imana ariko Imana nayo abantu benshi cyane tuganira ku bintu by'Imana Imana nayo buri muntu afite uko connecta n'Imana kuvuga ngo rero gusenga biraruhura kwandika biraruhura kandi no kwandika harimo n'ikintu cyo gusenga nacyo kandi mukamenya kwandika kugira ngo ujye gufata ikaramu wandike cyane cyane kuri histoire nk'iyi ngiyi amateka nk'aya ibintu wagiye ucamo byanze bikunze nko muri Jenoside ndibaza yuko inshuro umuntu yiyambaje Imana ni nyinshi rero no kuko niyo ugiye kwandika nabwo ni nkaho wongera gusubira muri bya bihe iyo usubiyeyo rero byanze bikunze
hari na connection nkuko hari na connection kugira n'abantu mwari kumwe nubwo bagiye batagihari hari uburyo mugira na connection donc n'Imana rero hari uburyo mugira kuvuga ngo rero hari n'abantu wenda benshi cyane baruhuka mu gusenga ariko mu by'ukuri muri icyo gihe arimo araruhuka mu gusenga aramutse yanditse nkeka yuko ari nabwo buryo bwiza yajyana kwandika umwanya atangiye gusenga ashaka gutekereza nyine ku byo yabayemo n'ibyo ashaka agatangira gusenga ni naho nanone ushobora kubona nyine ese utangira kwandika igitabo ese wigeze utekereza noneho ko tutangiye kubona abanyarwanda bandika bagasoma ibitabo kuri ubu ngubu ni n'abanyafurika muri rusange ni ibintu tutamenyereye cyane dukunda kubona amanovels ibitabo bigiye bitandukanye ariko ugasanga iyo ubonye icy'umunyarwanda cyangwa umunyafurika wumva wishimye cyane ese bitari ibi byo kwandika ku mateka yawe mwumva muzakomeza kwandika cyangwa birangire kuri viva gusa kwandika byo ni ibintu byanjye uretse ko nyine habaye icyo kibazo cy'uko tutarezwe muri iyo kitira yo kwandika ku buryo nyine abantu bose bize wenda ubu ngubu byarahindutse ntabwo nabonye kubera covid ntabwo nabonye umwanya wo gutembera ngo njye no maribere ariko nkurikije information mbona uyu munsi ubona ko byahindutse ari ibitabo no kubona ibitabo by'abandi ariko ngewe ndibuka yuko periode niga muri primaire igitabo cyari yari hobe yari udutabo tw'abana umuntu abona rimwe ntabwo twari dufite icyo kintu cyo gusoma ni ukuvuga ngo navumbuye gusoma no kwandika bitinze ariko kuva nabivumbura ubu ngubu noneho birimo cyane kwandika nandika ubundi nandi hari théâtre nanditse kimwe nshaka no gukoramo filime vuba kuko ubusanzwe njyewe ubundi ndi cinéaste bya filime n'ibyo nkoramo niko kazi kanjye bijyanye na audiovisuel cinéma na théâtre rimwe na rimwe ko nakoze amateatre abiri nuko kwandika byo ndandika ahubwo wenda kubiya wenda bisohora bikajya hanze ari ibitabo biterwa n'ibyo ari byo kuko nk'icyo cya théâtre cya théâtre cyaranasohotse hanyuma iyi viva nayo irasohoka nyine ndimo ndatekereza mfite amasenariyo nandika donc kwandika biterwa n'ibyo ari byo ariko kwandika ibitabo byo n'ubu ngubu turimo turandika uwamfashije kucyandika Elise Dorage turimo turandika kizakurikiraho kuko iki ngiki kivuga ku buzima bwanjye muri jenoside ariko nagarukiye aho abantu rero bagisomye akenshi barambaza ati turashaka kumenya suite izakurikira ni ibihe niyo mpamvu nawe navuze kubera ko ibikurikiye birimo ubuzima bwanjye bwo muri Europe nyine ngeze mu Bufaransa ubuzima bw'umuyimikire nabyo ntabwo ari ubuzima bworoshye nabo bavuze ko ni ubuzima buri butandukanye wenda buhuye ariko bya byiza bufite igice cyabwo cyihariye mperutse gukurikirana imwe mu ma platform abapasitori bakoresha ariyo Instagram bamwe mu bapasitori bamwe bamubajije ngo se ngo mu Rwanda turi kubona cyangwa muri Afurika ibihugu biri munsi y'ubutayu bwa Sahara burasenga cyane evangelization ni ikintu gikomeye ariko byagera i Burayi ugasanga ntabwo bikomeye cyangwa ushobora kubona nka eglise imwe nayo ijyamo ngo umusaza umwe n'umukecuru umwe nabyo ugasanga ni nka rimwe mu kwezi ese byo ubitekerezaho iki se evangelization ubundi irakenewe icyo ni ikibazo gikomeye kuri njyewe icyo ni ikibazo gikomeye kuri njye kuko ni nanjye ni ikibazo nibaza ntafite igisubizo kuko occidental kuko Europe Amerika n'iki bafite ubuzima butandukanye mu muganga kandi unarebye ndibaza ko no mu Rwanda ngendeba cyane mu Rwanda byo muri Afurika kandi sinjya najyayo ngendera byo mu Rwanda uyu munsi unarebye ushobora gusanga wenda abantu bari muri
muri religion cyangwa se base navuga bemeraga Imana cyangwa ariko banabikora banapuratika ndibaza ko mu Rwanda ugereranyije wenda buri mwaka nibaza ko hari abagenda babivamo ndibaza yuko mu myaka 10 ishize ngo abakiri bagisenga ndibaza ko bitandukanye kuko akenshi hari abantu benshi cyane bajya mu byo gusenga kubera atari kuvuga ngo ari mu Mana vraiment ari kuvuga ngo so afite ikibazo ashaka gukemura yambaza Imana ko nta handi afite yo kujya noneho yamara kubibona agashyira ku ruhande donc nkeka yuko rero mu bihugu bya occidental na mu bihugu bya occidental nkeka yuko biriya bihugu habamo ikintu cyo gucagura no kuvuga ngo ndi wemera Imana koko ubwo ni ugisenga rero nkuko no mu Rwanda bizagenda bigenda gutyo kugeza igihe asigara bemera Imana koko abandi bakabikora tukibaza ngo ugeze hehe se ngewe aho ugeze rero navuga yuko ngiri muri iyo ntuza yo gucagura ukuvuga ngo ndacyari mu kayungu ntabwo navuga ngo navuye mu kwemera Imana cyangwa se navuye mu gusenga ariko ntabwo navuga ngo ndimo koko kumubwige nurukira mu rusengero wenda kera kabisa umwana wenda batatu akubwa nabwo hashize imyaka iri nk'umwe cyangwa ibiri hari undi uzakubwira ati mperuka mama asezerana kandi afite imyaka kandi none ndacyemera Imana ko ndasenga ndacyari gutyo wenda niduhura mu mwaka w'imyaka ibiri imbere icyo gisubizo nzacyumva yego Valens uragira ubutumwa ugenera abanyarwanda ese bashaka igitabo bagikura hehe ese ko message yari yose wagenera abanyarwanda message message yo iri mu gitabo kuko gushaka igitabo harimo message nyinshi yego igitabo ro kukibona biracyanguye ahubwo mwebwe abanyamakuru mufite wenda connection z'ahantu bashobora connectinga kugira ngo igitabo kigere mu Rwanda byoroheje kuko ubu ngubu naje mfite udukopi dukeya abantu benshi batuguze kandi njyewe ubundi ntabwo ari njye ugomba kukigurisha ubusanzwe ubu rero nabonye yuko bitewe nuko naje ubundi nje muri vacances ngezimo mbona abanyamakuru bake bagerageje kugerageza gushakisha ko barakibonye twavuganye barimo namwe nuko urwango abanyamakuru vraiment menye biba hano na hariya ko cyari kimaze iminsi cyarasohotse ariko n'u Rwanda nje mu Rwanda bumvikana wenda hari n'abakibonye kera bari bakitegereje ariko ntago nigeze mbona ukuntu cyajya mu mariberi hano mu Rwanda Kigali cyangwa ubu rero ubwo nabonye ko hari abantu bagishaka buriya ngewe cyo nabwira abatwumva nuko n'abatubona nuko ningera mu Faransa njya kureba mediteri wanjye tukareba ukuntu tuba connecté na hano tukareba ukuntu wenda meme cyaba imprimé hano kuko ni byiza noneho kigurishwa hano sinzi ukuntu bigenda ko ni domaine ntazi ukuntu ikora ariko igitabo cyo bagiye kuri site wenda maraza kwishyiraho bagiye kuri site ya edition utopia edition bashobora kubona ama extrait bashobora kubona uburyo bagikomanga murakoze cyane